Yesu Kristo nashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo bakristo b'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye mwebwe muntera imbaraga muri iri vugabutumwa, ndagushuhuje kandi muri iki gitondo cya kare nkwaturiyeho umugisha w'Imana. Ndasenze ngo Imana ikunezeze iguhuze n'umugisha wawe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo muri iki gitondo mbanje Imana ngo Imana igufungurire urugi rw'imigisha wawe, kandi Imana ikwinjize muri desite yawe, kuko hari icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe iri kukurema. Icyo ngicyo rero wenda ushobora kuba ufite icyakudindije, ariko iki gitondo ndatuye ngo Imana ikwinjize mu mugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuje mwese, Imana ihabwe icyubahiro. Izi nzijo rizinguye amanywa, mfasha guhereza Imana icyubahiro no kuyishima muri iki gitondo cya kare, kandi twiragije Imana, twiragije ubugingo n'imibiri byacu, twiragije abacu n'ibyacu byose mu izina rya Yesu. Nyemerera ugirire Imana icyizere na bya bindi bisigaye igiye kubikora. Hari ibyo yakoze mu minsi itambutse, uri umugabo wo kubihamya, wabibonesheje amaso yawe uratangara, ariko na bado hari ibindi Imana igiye gukora, ukarushaho gushima Imana. Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe, nimara kukwinjiza muri desite yawe, ikuremera amashimwe adasanzwe. Muri iki gitondo nabyukiye mu kumva hari icyo Imana igiye gukora ku bantu bayo bayisenga nta buryarya, bayisengana umutima wamaramaje gushaka Imana, bayisenga kandi batiyanduza, batanduzwa n'iby'isi n'ibihenda amaso by'isi, bayisengana umutima ukiranuka uciye bugufi. Hari icyo Imana rero igiye gukora muri iki gitondo cya kare, niko Imana numvishije impata kukubwira. Ugiye kwinjira muri desite yawe, ugiye kwinjira mu mugisha wawe, kandi rwose icyo usabwa ni ukwirinda. Ni ukwirinda nk'uko umugeni utegereje umukwe yigengesera mu byo avuga n'ibyo akora, mbese akora uko ashoboye ngo umukwe atamubonaho ikosa. Nawe rero kuko umukwe wacu ni Kristo, wirinde mu byo uvuga n'ibyo ukora. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu yitwa kwirinda nk'intwaro ikomeye. Niwirinda mu byo uvuga, ukirinda mu byo ukora, ukirinda uko ugenda, ukirinda mu ndoro, ukirinda mu byo ugambirira mu mutima, ukarinda ururimi, ukarinda iby'ibirenge byawe byihutira kwinjiramo, ukirinda mu byo uramburira amaboko yawe, ukirinda ndetse na cya kindi umutima wawe ujya ukubwira ngo gikore, ariko kumva ijwi ryongorera rikubwira ngo waretse, wamenye yuko uzagira ingaruka mbi. Icyo kintu umwuka wera akomeza akongorera akubuza, ntukirinde ukireke. Twasanze ko kwirinda ari ukwihana, kwirinda ni ukureka ibyaha, kwirinda ni ukwitandukanya n'ibibi. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero dusome igitabo cya Zaburi, igitabo cya Dawidi, Zaburi ya 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo tuvugaho ni uyu murongo wa 4. Titire y'ijambo handitse ngo gusenga kwa Dawidi. Dawidi yarasengaga kubera ko Sawuli yari amumereye nabi, yari arimo kumuhiga, amuhiga amanywa na nijoro, ashaka kumwica kuko yarwanyaga isezerano riri kuri Dawidi yuko azaba umwami. Kandi nawe ubwe yari yamubwiye yuko niyica Goliyati nta kindi azagororerwa uretse kumugira uwukomeye mu bwami bwe. Ariko Dawidi amaze kwica Goliyati ntago yagiriwe neza, ahubwo Sawuli yamuhigaga amanywa na nijoro. Ariko nimba hari icyo wavuganye n'Imana, hari icyo Imana yakuvuzeho, abakurwanya ntibazagushobora, abaguhiga ntacyo bazagutwara. Ni ukuri uzababanaho, uzagenda bakureba kandi uzazamuka bakureba.
bya bindi bakwifujeho, rya shyari bakugiriye bizashwanyukira muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Wowe icyo usabwa ni ukwirinda kandi ukaturira ijambo, ukanigenzura yuko ibyo Dawidi agiye kuvuga muri iri jambo ariko nawe umeze. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi asenga aravuze ngo Uwiteka, ni umurongo wa mbere, umva iby'ukuri byanjye. Imana ishimwe. Sinzi nimba muri wowe nawe harimo ukuri ku buryo wabwira Uwiteka ngo Uwiteka, umva iby'ukuri byanjye, tyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye kudaturuka mu minwa iryarya. Sinzi nimba utari indyarya. Hanyuma kabiri, urubanza rwanjye ruturuke imbere yawe, amaso yawe arebe ibitunganye. Hanyuma wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonamo umugambi mubi. Imana ishimwe. Ejo twaganiriye ku ijambo ryitwa kwirinda, ukirinda iminwa, ukarinda umunwa wawe kuvuga iby'ubugome. Ariko hano Dawidi we aravuze ngo warantase ntiwambonana umugambi mubi. Ese muri wowe mu mutima wawe ntabwo ujya ugambirira ibibi? Urumva wavuga gutya nka Dawidi? Dawidi yaravuze rwose ngo umva iby'ukuri byanjye. Iby'ukuri bye rero mu byo avuri kuvuga byinshi, avuzemo yuko Imana yaramugenzuye, iramutata, iramuneka, ntiyamubonamo umugambi mubi. Sinzi wowe rero nimba nta migambi mibi ujya ugira mu mutima wawe. Namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Iri jambo rigiye rigaruka kenshi kenshi muri iki kibwiriza cyitwa kwirinda nk'intwaro ikomeye yagufasha kunesha Satani. None iri jambo ko rivuze ngo namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye, ese wowe ntabwo ujya ucumuza ururimi rwawe? Imana itugirire neza. Kane rero, ngo ku by'imirimo y'abantu, Imana ishimwe, kwitondera ijambo ry'iminwa yawe. Dawidi niko yari ari kubwira Uwiteka ngo kubw'iby'imirimo y'abantu, kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo kwitondera ijambo ry'Imana, kwitonda uri gusenga, kwitondera ijambo rikubwira ngo ihane ibyaha, ava mu byaha. Kwitondera ijambo ry'Imana, kwitondera amategeko 10 y'Imana. Ngo kubwo kwitondera ijambo ry'iminwa yawe, ngo niko kumpa kwirinda inzira y'abanyarugomo. Imana ishimwe. Burya iyo witonda ugafata ijambo ry'Imana rikakubera umucyo, rikakumurikira, ijambo ry'Imana rikaba muri wowe rigwiriye kandi ryagutse, ijambo ry'Imana rikaguha kwihana, ijambo ry'Imana rikaguhindisha imishyitsi, ukumva mu mutima wawe ubabajwe n'icyaha iyo wagikoze, ukumva wuzuye regret kugiye wataye uri mu byaha, ukaregreta cyane, ukavuga ngo kuki imyaka iyi n'iyi nayimaze mu busambanyi, ukaregreta Imana, ukaregreta uri imbere y'Imana ubwirijwe n'ijambo ry'Imana, ukaregreta igihe wamaze mu bwomanzi no mu businzi, ukaregreta igihe wamaze uri mu biyobyabwenge, ukaregreta igihe wamaze ushyushya inkuru, ukaregreta yewe ukaregreta kubw'umwanya wawe watakarije mu bibi. Ngo icyo gihe uba wuzuye, Imana ishimwe, ngo uba wuzuye kwitondera ijambo ry'iminwa y'Imana. Imana ishimwe. Ngo kandi icyo gihe biguha iki? Biguha kwirinda inzira z'abanyarugomo. Iyo wuzuye ijambo ry'Imana, iyo wuzuye kwitondera ijambo ry'Imana, iyo wuzuye kubaha Imana, iyo wuzuye gushakashaka Imana, iyo wuzuye kunyurwa na Yesu Kristo, iyo wuzuye kunyurwa n'urukundo rwa Yesu Kristo, ngo biguha kwirinda inzira z'abanyarugomo. Imana ishimwe. Witandukanya n'ibibi, witandukanya kujya mu nzira z'abapagani, witandukanya kugenda nkabo, witandukanya gukora nkabo. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro.
Imana ibaha umugisha. Icyo nakubwira ni uko uyu munsi wakirinda rwose, wakirinda inzira z'abanyarugomo. Uyu munsi wirinde inzira z'abapagani, kuko nabo ntabwo baguwe neza. Buriya nubwo umusinzi akubwira ngo inzoga ziraryoha, ariko iyo asindutse mu gitondo yuzura kwicuza, yuzura regret, ararogereta kubw'ubutunzi bwe yarangije, aricuza kubwo satani yahushe ibyo yari afite byose mu mufuka. Buriya nubwo abasambanyi bakubwira ngo ubusambanyi buraryoha, ariko nyuma y'ubusambanyi yuzura regret kubwo kubona amwaye, kubwo kuzura ipfunwe ryo kudahabwa agaciro muri sosiyete, kubwo kwitwa n'uwo. Ndetse nabo basambanye ntabwo bamuha agaciro, bamubona yuko atari seriye. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane.